run away. Say it again. Say it again. Say hi guys. Say it. Look. Hi guys. I got Dana. Oh, let's sing it together. Hello. Ready? Set. Go. Hello. Welcome. And welcome back to my... No. Say it. Say hi guys. Hi guys. I got Dana. Oh, that was good. Drink your chai. Hi guys, welcome back to my channel and welcome to you if this is your first time. My name is Aurore. Remember to subscribe, and thank you for those who have already subscribed. Thank you for supporting me. Thank you for the comments. Thank you for encouraging me to be a better mom every day. And those on WhatsApp, I post daily on my WhatsApp sharing my life, how my motherhood life with you guys, and you guys support me and encourage me to continue doing so. God bless you. Menya inshingano zawe nk'umubyeyi, uzikore neza utavunishije abandi. Nibyo tugiye kuganiraho. Ukuntu wamenya inshingano zawe nk'umubyeyi, ukazikora zose, ukazikora neza utavunishije abandi. Reka tubiganireho gatoya, mbabwire uko mbyumva, namwe muraza kumbwira muri comment, mumbwire uko mubyumva ni gute mukora inshingano zanyu nk'ababyeyi. Inshingano z'umubyeyi ni izihe? Ubwo umubyeyi mvuga yaba ari papa, yaba ari mama, yaba umuntu uwo ari we wese ufite umwana cyangwa ufite umwana mutoya uri mu nshingano zawe ukwiriye kurera, yitwa uwawe. Ibijyanye n'umwana byose birakureba nk'umubyeyi. Ubwo ibyo mvuga bijyanye n'umwana ni ukubyuka amajoro, ni ukumugaburira, ni ukumujyana mu marandevu, ni ukumujyana muri garderie cyangwa muri daycare hariyo tubajyana mu irerero, ni ukumujyana ku babyeyi kwa nyirakuru bakabasura, ni ukubajyana ku nshuti mugatembera, ni ukubajyana gukina, ni ukubajyana ku ishuri, ni ukubajyana ku rusengero. Izo zose ni inshingano zikubira hamwe umubyeyi agenda akora ku bijyanye n'umwana. Ni gute rero wakora izo nshingano zose nk'umubyeyi ukazikora neza utavunishije abandi? Aho hano turaza kuhatinda cyane, kuko cyane cyane ababyeyi b'abanyafrika, wenda mvuge ndi umunyafrika, tujya dukora inshingano zacu ariko rimwe na rimwe tugashaka kuvunisha abandi bantu dufite badufasha. Abantu dufite badufasha rero harimo mabukwe, harimo mama wanje, harimo abo tuvukana, harimo ku irerero kuri garderie cyangwa kuri daycare aho tubajyana kwirirwa, harimo abaturanyi, harimo inshuti, harimo n'abana bacu ubwacu twibyariye. Ni ukuvuga abo twita aba siblings, abavukana n'umwana cyangwa abana bacu bakuru bamaze gukura. Tugashaka guhereza abo bose inshingano twebwe ababyeyi twakagombye gukora. Kino kintu kikunda kunsetsa, akenshi nkunda kuvugana n'abantu, umuntu akahita ambaza, ubana na mama wawe, muraturanye na mama wawe? Nkahita mubwira yes turaturanye. Ngo sha nushaka ukomeze ubyare, nushaka ukomeze uturanye na mama wawe azagufasha. Cyangwa bakakubaza ufite mabukwe aho ngaho, nkavuga ati yes mabukwe turaturanye cyangwa turabana. Umuntu akahita akubwira wowe byaroroshe, nushaka ukomeze ubyare, nushaka ukomeze wongere abana, ufite abarezi. Cyangwa umuntu akakubaza ninde mubana mu nzu, ukamubwira wenda tubana n'umukobwa w'inkumi, cyangwa umwana wawe arakuze, cyangwa umuvukanyi sister wawe cyangwa brother, bakakubwira wowe nta kibazo ufite, ushatse wakomeza ukabyara. Ndashaka mbabwire, kandi ibingibi njya mbivuga imbere y'ababyeyi banjye, papa wanjye na mama wanjye, kurera abana si inshingano za papa wanjye na mama wanjye. Kurera abana si inshingano za mabukwe, si inshingano z'abo tuvukana, si inshingano z'abaturanyi cyangwa abakeba cyangwa abandi tuvukana. Ni inshingano zanjye. Mama wanjye yareze abana be, arabakuza. Yaravunitse physically, mbese mu buryo bw'umubiri yarareze, aravunika.
nk'umubyeyi kandi yarakoze, yareze abana 8, wenda mama wanje mabukwe yareze abana 9. urumva ko atari akazi koroshye, yarabikoze abararira amajoro. Uno munsi ntago navuga ngo ndazana abana banje mama ajya abyuka ijoro ku mwana wanje, hoya, ibyo ntago ari byo. Kandi n'undi niba unabifite mu bitekerezo ntago ari byo, uri kuvunisha mama wawe, uri kumukoresha imirimo yakoze mbere. Udafite amahitamo birumvikana, ariko amahitamo arahari. Amahitamo nshaka kuvuga niba abandi usanga wenda ndi hano muri Amerika niho ntuye, uri gushaka akazi, schedule yawe n'umugabo wawe mugomba kuyipanga mwembi gusa. Ntago wavuga ngo niba ngiye gushaka akazi ngomba gushaka akazi ariko umwana cyangwa abana ninde uzajya basigarana. Utangira utekereze mabukwe, mama wanje, brother wanje cyangwa sister wanje, wenda najya nkora mu gitondo sister akamusigarana, wenda nkakora nimugoroba mama akamusigarana. Ntago ugomba gupanga schedule yawe ugendeye ku babyeyi bawe. Niba ufite partner, ntimunyumve nabi, niba ufite umugabo n'umugore, mupange schedule yanyu mugendeye kuri mwembi, kuko inshingano ni izanyu, abana ni abanyu, bakeneye uburere bwanyu. Bakeneye mama, bakeneye papa. Niba muvuga ngo papa arakora amanywa, mama areba abana, mama akore nijoro, papa asigarana abana mu ijoro, ibyo ni mugomba gupanga gahunda zanyu kuri mwembi mukurikije gahunda schedule yanyu, papa na mama. Umuntu mubana, brother wawe cyangwa sister wawe, si inshingano ziwe kurera abana bawe. Yabarera ni auntie, ni uncle, yabigisha ibishoboka byose, ariko inshingano zo kurera, to raise a kid, ni wowe umubyeyi bireba. Ni ukuvuga nutabifatira umwanya, nutabyumva neza, bizaguteranya na wa muntu. Rimwe na rimwe ushobora no kumva ko wa muntu atari kugufasha kandi ari kugufasha. Iyo ni iyindi sije nshaka ko tuzavugaho. Uburyo washima ubufasha uri kubona ku muntu mubana mu nzu. Twega abanyafrika murabizi dukunda kubana nabo tuvukana, tukabana nabo kwa ba data wacu, tukabana na mabukwe, tukabana n'abandi mu nzu. Rimwe na rimwe ugasanga umubyeyi uri gushaka inshingano zawe z'umubyeyi, babandi mubana bazikore. Niba gufasha, yes, be happy with that, ubyishimire, ubashimire nabo ko bari kugufasha, ariko si inshingano zabo. Ubyibuke neza, si inshingano zabo, ni akazi kawe, bari kugufasha, shima ubufasha baguhaye. Iyo ni iyindi sije sinshaka ko tuyitindaho uyu munsi. Abo bantu rero nibagufasha ni amahoro, ariko umenye ko inshingano ari izawe nk'umubyeyi. Gahunda upanga, niba hari aho ugiye umenye ngo ndajya hano ariko mfite abana, niho hahandi haza ukavuga ati wenda mama yabamfasha. Abagufasha isaha imwe, abagufasha amasaha 2, nabwo ubu udafite amahitamo yo kubatwara. Reka babwire impamvu mvuze gutyo. Ubu si mfite umwana, mama wanjye arashobora kuba wenda ahari, ariko umwana nkaba ndamufite. Ndashobora kuba umukobwa tubana mu nzu, si inshingano ziwe kurera abana, namumusigira biri ngombwa. Wenda tuvuge ku rugero, ejo nagiye kwisukisha, najyanye umwana, naramutwaye, ariko nari no kumusiga. Noneho ukora ibishoboka byose nk'umubyeyi, aho ugiye, ibyo ukora, ibishoboka ko wakora uri kumwe n'umwana, ukagumana abana, sibyo? Ukareka kuba umutwaro w'undi muntu. Uko uwundi muntu amurera bitandukanye nuko wowe umurera. Ariko kwa nyirakuru, njyewe abanjye iyo mbatwaye kwa nyirakuru, baramutegeka, bakaba bo guteta, n'ibyo wasize uvuga ati wenda ndagiye mu isaha imwe cyangwa amasaha 2, bararya ibi, yajya kubagaburira. Ba nyirakuru urumva baba bararenze urugero wenda rwo kushiraho igitsure cyane, kubuzukuru ntibifata. Noneho abana bagateta, bakibwira ko bari guteta, ariko bakaba bakigira debe ndiko nabyita. Ugasanga bari kugora ba nyirakuru, si ukubagora kundi, ariko igitsure cyawe nk'umubyeyi kirafata kurusha igitsure cy'abandi, sibyo? Umwana niba umutwaye muri daycare, umutwaye muri creche, hariya mu irerero icyo bashinzwe ni ukurera umwana, bakamukurebera kuva mu gitondo kugeza amasaha yawe y'akazi wenda arangiye, ukaza kumutora.
ntutegereze ko mu irerero bazakwigishiriza umwana ABC, bazamwigisha gusoma. Niba umubasigiye akazi kabo ni ukumureba, kumukurikirana, bakamuhindurira diaper, yakonje bakamwambika imipira y'imbeho, kandi nabwo si bo bashinzwe gushaka iyo mipira. Ni wowe umenya nk'umubyeyi ukavuga ati kino gihe kirakonje cyangwa kirashushe, umwana ndamwambika imyenda ijyanye n'ubukonje cyangwa ijyanye n'ubushuhe. Hariya niba ari amata baza kumuha, ni wowe umubyeyi uyapanga ukavuga ati ngaya ndayazanye, nasonza wenda nyuma y'amasaha ngahe muyamumpere. Warangiza akazi kawe ukahita ugenda ugatora umwana. Ntuzategeze ko muri daycare bakwigishiriza umwana ABC cyangwa bamwigisha ibindi bijyanye no kwiga ubumenyi, kuko izo ni inshingano zawe nk'umubyeyi. Utazaza no guta impfane kuri babarezi bawe bavuga ati kubera ko umwana utamwigisha, kubera ko umwana utamukorera ibi. Hari ibyo bashinzwe gukora, hari ibyo wowe nk'umubyeyi ugomba gukora, sibyo? Abo mubana mu nzu, yes, bagufasha abana igihe udafite umwanya, usimbukiye ahantu bitari ngombwa ko utwara abana, babasigire bagufashe. Niba ari umukobwa umugufasha, niba ari mama umugufasha, amugufashe, usimbuka ahantu ugaruke. Ntugende nanone ngo ugire urugomo. Umusaza wanjye mutoya yabwiye, ari umuntu mama waje mu rugo, abaza mama wanjye, asanga mama adahari, aramubaza ngo mama wawe yagiye? Aramubwira ngo araho yagiye. Ngo yaramubaje ngo mama wawe yagiye kuzerera? Umusaza wanjye ataramusubiza, mama ntago azerera, mama aratembera. Yes, nk'ababyeyi utembere. Niba mufite gahunda n'umugabo ahantu, ugenda ariko umutima umenye ko wasize abana. Ntugende ngo ugome, ugire urugomo, utinde. Genda niba ari amasaha 2 ugaruke, ufata abana bawe ubasubirane, inshingano zawe zikomeze. Ntugatume mama wawe arara amajoro abyuka ibicuku ngo ari kukurerera abana, kandi nawe uwo mwanya wakawubonye. Kandi n'akazi wagashaka, wenda ukavuga ati ndashaka akazi amanywa, abana mbashire muri daycare nkore. Niba mama wawe afite imbaraga, muhembe, cyangwa musigira abana mu byumvikaneho, nk'umuvunisha, sibyo? Hari n'abandi babyeyi usanga ufite abana, ni inshingano zawe kubarera. Niba ubajije mama wawe akakubwira ati nta mwanya mfite, wenda ndi muri ibi, ukaba wana byanakurakaza ukavuga ngo mama yanze kunsigarana abana, cyangwa mama yanze kurera. None se mama wawe niba ari mu kazi, arakora akazi, ararara mu kazi wenda, cyangwa arakora amanywa, uko wavunika niko nawe wavunitse. None urafata ya mvune yagize akazi, numara umushira abana ngo abarere, uribaza afite imbaraga zingana gute? Nushira mama wawe umwana, ntutegereze ko mama wawe ajya kwigisha umwana wawe ABC. Nabikora ni amahirwe, ariko ntutegereze ko mama wawe ari udiscipline abana, ari ubigisha uburyo bitwara, ari ukora imirimo yose wagakoze. No, arabagusigaranira amasaha 2, niba ari yo mwavuganye ubamusigire. Mama wawe ntagomba kurazwa amajoro n'umwana wawe, wowe uhari. Niba udahari birumvikana, aba ari ikintu cyabaye, wenda umugabo wawe akaba yabamusigira, birumvikana. Ariko ntago wapanga gahunda zawe uvuge ati ngenda ajya muri ibi, ariko mama ndebera abana. Ugiye muri baby shower, mama wawe asigarana abana. Ugiye muri repetition, mama asigarana abana. Ugiye muri gahunda zose, mama wawe asigarana abana. Aravunika, sibyo? Ubitekerezeho neza nawe. Niba abana bawe barimo barakuvuna, wumva mama wawe bamuvuna bingana gute? Kuko physically bijyanye n'intege z'umubiri, mama wawe ntafite intege zingana nizo wowe ufite. Niba wowe uri kuvunika kandi ari abana bawe warabibyariye, bakagutera umujinya, bakakurakaza, bagasuzugura, bakirukanka mu nzu, kumva akavuyo kabaye, ugakora isuku, inzu bakayanduza mu minota ingahe, nubashira mama wawe cyangwa nubasigira uwundi muntu mubana mu nzu, urumva batari bumugore? Yes, baramugora. Nukuvuga ufata umwanya munini. Niba abana bawe basigarana kubarera bifata 100%, fata 80%
wowe cyangwa umugabo uba uri kumwe n'abana, umwanya wose utari mu kazi ukaba uri kumwe n'abana. Ni ukuvuga ntuhereza abantu gukora inshingano zawe wagakoze kandi ufite umwanya, kuko hari ababyeyi bamwe babikora ugasanga ufite umwanya ariko urimo uravunisha abandi. Abana bawe si inshingano za mama wawe, abana bawe si inshingano za mabukwe wawe, abana bawe si inshingano za sister wawe, si inshingano za brother wawe, si inshingano z'umuturanyi wawe cyangwa inshuti yawe. Just kubera ko yakwemereye ko afite akanya cyangwa ko ubizi ko ataja mu kazi, ufata abana bawe ugenda ubamuhe. No, ntago ari byiza. Bamwe ntibabivuga, ugasanga umuntu urimo uramusigira umwana ariko deep down mu mutima ntabyishimiye kuko nawe afite abiwe wenda baramuvuna. Cyangwa mama we yarakoze akazi kiwe physically nta mbaraga afite ariko akabura uko abiguhakanira, wowe ukakomeza uzana abana. Mama akunda abana, mama akunda abana. Yes, arabakunda, ariko hari abanyamerika hari akantu nabonye ngo the joy, ngo umunezero w'abuzukuru b'abazungu wenda mvuge, umunezero wabo nuko abazi ko abuzukuru baraza ariko batahe, ntago bari burare. Niwo munezero abagatsuka, abuzukuru muze ndabakumbuye. Ariko kimunezeza nuko abazi ko umunsi nurangira, at the end of the day barataha. Ntufate mama wawe ngo ari urarana abana. Niba ufashe schedule, fata schedule mwumvikanye n'umugabo. Umwe nakora ijoro undi akora amanywa, undi nagaruka ku manywa undi akore nijoro, muhererekanya abana. Umwe abasigarane undi abarebe nijoro. Utavuze ngo mama atangira byuke kandi nijoro. Nkurumva mwege bikwiye mama wawe atangira byuke igicuku ajya areba abana. Kandi murabizi ukuntu abana batubuza ibitotsi. Nanjye bambuza ibitotsi rimwe na rimwe nkumva mbuza uko ngira, ariko ni inshingano zanjye. Ntago nakwiganyira, sigana n'undi muntu kuko nabanjye. Ushoboye no gukanguka ufite uwo mubana mu nzu cyangwa mabukwe cyangwa mama akakurebera umwana ugasinziraho gato ku manywa, ujya unasinzira ariko ugasinzira. Akantu kari hano aza kunyinjira mu jisho. Ujya unasinzira ugasinzira umutima uhagaze kubera ko umutima uba uri ku bana. Rero please, bishoboka umwanya munini wose washobora kuba uri kumwe n'abana ufate wite ku bana bawe. Nunapanga gahunda yipange ukurikije schedule y'umugabo wawe, schedule y'umugore, mwembi mwumvikane mwite ku bana. Noneho nubura umwe muri mwembi adahari, mubone gukoresha kwifashisha, niko nabyita, kwifashisha sister wawe, kwifashisha wa wundi mubana, kwifashisha kwa mama, kwa mabukwe, ku nshuti, ku wundi mama muturanye, umushira abana ariko biba kanya gato. Ntugatume abana bawe babera uwundi umutwaro cyangwa wowe umubyeyi ubera uwundi mubyeyi umutwaro, kuko nawe hari inshingano ziwe abafite akora. Tugerageje twese gukora neza, imyumvire yo kumva ko mama arareba abana, uyu tubana sister agomba kunderera abana, no, ni inshingano zawe. Nubikora neza abana bawe uzabona difference. Nubarerera wewe ukafata umwanya munini ukita ku bana, inshingano zawe ukazikora neza, uzakunda abana bawe bazagukunda kandi bazagira uburere bwiza, bagire n'imibanire myiza na ba nyirakuru na wa wundi babana mu nzu. Niba ari tantine bamenye ngo tantine tubana nawe, mama dusiganye na tantine, ariko si umwanya munini. Nugaruka kandi usubirana abana bawe, mbese usubire mu nshingano zawe. Ikindi abantu b'iwacu bakora, ugasanga muranyica none, ugasanga ufite umwana mukuru, ugashaka wenda nkoresha izina Destiny, umukobwa wanjye, nkaba ndaho Destiny hindurira umwana diaper, Destiny shusha ibiryo, Destiny tora biriya, Destiny kora isuku, Debbie hanagura. Ibyo wagakoze wowe, hari ibyo wowe umubyeyi wagakoze ako ukavunisha umwana wawe. None murabizi ababyeyi b'abanyafrika ugasanga umwana wenda tuvuga afite imyaka 15, uwundi n'umubebe, ugasanga ni urara amajoro, ugiye ahantu, ugiye muri baby shower cyangwa ugiye ahandi kubisa amasaha 4, wasize umwana wamusigiye nde murumuna wiwe cyangwa mukuru wiwe. Umusigiye mukuru wiwe akora inshingano z'umubyeyi wowe wagakoze.
ntabwo ari byiza. Yes, yagufasha, wanyogereje umwana yamwoza rimwe, ariko si umwoza buri munsi, si umukorera imisatsi buri munsi, si umujyana ku ishuri buri munsi. Nta yandi mahitamo ufite, wenda udatwara imodoka, wenda hari izindi nshingano nawe urimo urakora, yagufasha, ariko ntiwumve ko niba atabikoze, ntiwumve ko ari inshingano ziwe. Usigira umwana, nigeze kubona umubyeyi umwe asigira umukobwa we mukuru w'imyaka 16, amusigira abana, uboze, numara ukorope, numara uteke. Kandi ibyo narabibonye, umwana aragenda arafata barumuna be, araboza, arabagaburira, arabasinziriza, arateka, arakoropa. Urumva utari kuvunisha umwana wawe? Izo si inshingano ziwe. Yabikora, aba ari kugufasha wowe nka mama mu rugo. Izo ni inshingano zawe z'umubyeyi. Kuba inzu yasa neza, kuba wamesa, kuba wagira gute, byose ni inshingano zawe. Nabigufasha, ntubigenderemo, don't take advantage, ntubiprofitiremo ngo uvunishe umwana. Nawe azagera mu kigero ashake, agira urugo rwiwe. Yes, agufashe, sinanze ko agufasha, ariko agufashe biri mu kigero cyiza. Nawe nturengere ngo umuvunishe. Rimwe na rimwe usanga abana, umwana nk'uwo ari gukora imirimo gusumba mama wiwe. Uricaye ugiye gukora imirimo, runaka mpereza iki, runaka akora iki, runaka akora iki. Niwe utuma, niwe uvunisha, niwe uhereza imirimo yose. Ntago ari byiza. Izo ni inshingano zawe nk'umubyeyi, zikore. Niba uzi ngo abana bazajya ku ishuri, nunamusigira n'abana byibura nawe ugira ibindi umufasha. Njye wari umwana tubana mu rugo babiri, afite 15, inshingano ziwe ni ukumfasha koza amasahani. Niba yogeje, nzi ko nza kumusigira umwana, cyangwa akamfatira umwana nkabona mu maranye nk'isaha harimo aramfasha, nanjye ndibwiriza ya masahani yiwe nkayoza atabinsabye. Ntiwafata umuntu agufatiye umwana, uko njye uko mbyumva nuko mba numva ko ya saha bamaranye n'umwana ndi kurelaxa, abana wenda ntibari kuntesha umutwe ari kubareba, cyangwa bajyanye hanze barimo barakina iminota ingahe, nanjye bishoboka ndamukorera bya bindi yagakoze. Ntabwo navuga ngo oza amasahani, fata umwana, mwoze, gaburira umwana, biki byose kubera ko abishoboye. No, ntabwo nabana na sister wanjye mu nzu umubwire fata umwana, mwoze, mutegure mu gitondo, mujyane ku ishuri, mutore, gaburira umwana, koropa, kubera gusa tubana. No, turumvikana neza. Umuntu nk'uko ndavuga turumvikana neza, sibyo? Agufashe ariko biri mu kigero. Umenye ko 80% y'ibikorwa mu nzu bigomba gukorwa nawe. Wipange, niba unagabura n'imirimo, ako ntuvunisha abandi, imyinshi ikorwa nawe umubyeyi. Abazungu baravuga ngo you lead by example. Niba urimo urayobora urugo rwawe nk'umubyeyi, ubwo ndi kuvuga papa, ndi kuvuga mama, abana nibo bakora imirimo yose, nibo bakoropa, nibo bateka. Ngewe Imana ishimwe abana barimo barakura, ariko sintegereza ko umunsi umwe nzajya nicara gusa mvuge Debbie koropa, Destiny gira gutya, teka ibiryo nibishira uyu wundi ateke, uyu wundi ateke, ngewe ndaho gusa nicaye. No, njya nkora imirimo yose nkayikora. Iyo ntashoboye bagufashije ni amahirwe, batagufashije ugakora ibyo ushoboye, ejo ugakomerezaho n'ubuzima, sibyo? Mwokagira Imana, ntimukajye muvunisha abana banyu. Umwana mukuru, abana bacu bakuru ntitukabavunisha. Nashobora kugufasha, shima kandi mushimire. Ako nta kandi kantu tuzakavugaho. Bene wacu cyangwa abantu biwacu usanga umwana arakora arimo arakora inshingano zawe kumubyeyi. Niba yagaburiye barumuna be, ni inshingano zawe wowe wagakoze, ariko ntiwazikoze, urazimuha, arazikoze. No, on top of that, ikirenze kuri ibyo ntunamubwiye na thank you. Ejo yongera gufasha ibindi. Tugerageze umwana, kubwira umukobwa mukuru cyangwa umuhungu mukuru ngo sohokana barumuna bawe, ubatemberana, ubagurira akantu, ni byiza. Ariko wowe umubyeyi, zo ni inshingano zawe. N'uwo mukuru ahubwo ukamushira mu bandi, ukabasohokana, ukabatembera. Nawe akeneye care, nawe akeneye urukundo, akeneye kwitabwaho nkuko abandi bari kwitabwaho. Akeneye kwitabwaho n'umubyeyi wowe. Yes, aratwara imodoka,
cyangwa arabyuka arajyana abana ku ishuri, ariko ni inshingano zawe nk'umubyeyi. Nubwo akuze ntarava mu rugo iwawe, ntarashaka nawe ngo abe umubyeyi, akeneye kwitabwaho. Fata umwanya umutemberane nawe, fata umwanya umusohokane, umuganirize, yewe n'imirimo yiwe binashoboka, yewe bishoboka ukanamusasira n'icyo gitanda, birashika. Bitwaye iki? Kuko uri umubyeyi, you lead by example, urayoboresha urugero. Ibyo ukora n'ibyo uri muri yigisha umwana wawe kuzakora mu minsi iza, sibyo? Munyumve neza, ntago navuze ko abana bakuru gufasha imirimo ari bibi. Bafashe, ariko bafashe nka 20% y'ibyo ababyeyi bakagombye gukora. Batugabanyiriza imirimo. Yesu umutume ntiwavunika ufite abana, kuko n'ubundi baba waravunitse before. Iyo bakuze bagomba kugufasha, ariko ntugafate inshingano zose wowe umubyeyi wagakoze ngo uzihereze umwana ngo azikore. Fata barumuna bawe ubajyane ku ishuri. Fata barumuna, genda ubashuhiriza ibiryo bagaburire. Batekere, kora inzu, igira gute. Ugasanga ya mfura cyangwa wa mwana mukuru ni uvunika mu mirimo wowe umubyeyi wagakoze. Si inshingano ziwe kugaburira barumuna be. Iyo ni responsibility umwigisha, ariko si ziwe, ni zawe umubyeyi. Yagufasha akabikora. Niho ugasanga n'umubyeyi urakariye umwana ko atakoze iki n'iki, kuko wamuhaye ibintu byinshi. Afite homework, afite kujya ku ishuri, nawe afite guteta nk'abandi. Naho umuteteshe, naho ugira ibyo umukorera nk'abandi. Ntumurundeho imirimo wowe wagakoze ngo aba ari uyikora. Numutuma ahantu, yes aratwara imodoka, umutuma ahantu, nabikora mushimire, ko si inshingano ziwe. Wamutumye ni wowe wakagombye kubikora, ariko arabigufasha kubera ko ni mukuru, mushimire. Nturyamire, wowe umubyeyi uryamire umwana abyuka ategure mugenzi we amutware ku ishuri, cyangwa umupangayi abyuka ategura abana abatware ku ishuri, yoza amasahani, akora imirimo, wowe nyiri inzu uryamye. Byo ntago ari byo. Uyoboresha urugero, ukabereka uko bazaba n'ingo zabo muri future. Ndi kureba ko Deza atarakanguka. Uko bazabaho muri future, nabo bafite ingo zabo, bazigira kuri ibyo ngibyo wowe ugenda ubigisha, sibyo? Abana bacu tubarerana urukundo, dukora inshingano zacu, twite ku bana, twite ku ngo zacu, twite ku bitureba nk'ababyeyi. Inshingano zacu tutavunishije ba mama, tutavunishije abo tuvukana, tutavunishije abana twibyarira, cyangwa aba partner uwo mushakanye. Umenye inshingano zawe, uzikore neza. Aho wakenera ubufasha bagufasha, ariko ntiwakenera ubufasha ku bintu byose 100%. 80% ni wowe umubyeyi ugomba kubikora. Niba wanakurura abana bakabigufasha ukabikora, ariko umenye ko ari inshingano zawe. Nusigira umuntu umwana wawe ugasanga yamushokoje imisatsi, aramufungira ibigudi, izo si inshingano ze. Ni ikintu yakoze on top yo kukurebera umwana. Icyo kimushimire, umenye ko yagufashije, ari inshingano zawe atakoze. Nusanga umuntu wenda usize imyenda imeshe, ugasanga wa mukobwa wawe mukuru cyangwa umupangaye mu bana yayanuye, yayizinze, arayibika. Izo ni inshingano zawe wowe umubyeyi wagakoze, yagufashije. Ntugatahe ngo usange imyenda itazinze cyangwa itabitse, utangira utonganye umwana wawe kubera ko utakoze ibyo, kubera gusa ko ari mukuru. Ni mukuru, ariko si inshingano ze. Sindi kubabuza gukora imirimo, ariko ubishire tubyumve neza, nubisobanukirwa bizagufasha kubana n'abana bawe muvukana, bigufasha kubana n'amabukwe, bigufasha kubana n'ababyeyi bawe, mama wawe. Umenye ko hari ibyo umutegaho, hari ibyo utamutegaho, ugomba kwikorera wenyine nk'umubyeyi. Nubisobanukirwa, akazi ko kurera cyangwa ku parenting, kuba umubyeyi ntago kazakuvuna, kuko ubusobanukiwe ko imirimo yose ikorwa ni njyewe ireba. Nimbona ubufasha mama mfashije, ndabwemera. Nimbona ubufasha umwana wanjye cyangwa umuturanyi cyangwa inshuti cyangwa amabukwe amfashije, biramfasha. Kiba ari ikintu kinsunika uyu munsi n'ejo, ariko abana banjye bakaguma bari safe, abana bafite umutekano, bari kwigira kuri mama, sibyo? Mugende mufate umwanya, ufate umwanya na wa mwana wawe mukuru,
nawe umushire mu nshingano zawe ko ni aracyari mu nshingano zawe. Mama wawe wowe uri umwana we, yarakureze, yafashe umwanya wiwe, yagutayeho imbaraga zose zishoboka z'umubiri, physically nta gikomeye nk'uko wowe ukomeye. Kora akazi kawe, kora inshingano zawe, nusigira umuntu abana, genda ukora ibyo ukora, niba ari amasaha 2 ugaruke. Ugaruke usubirane inshingano zawe, ntuprofitiremo ngo uvunishe uwundi muntu, kuko ni inshingano zawe. Nushaka gukora, njyewe wenda nkorera mu rugo, wenda mbyite gutyo, cyangwa ndi stay at home mom, ndakora. Kandi murabizi kuguma mu rugo, buri umubyeyi uba mu rugo ni uvunika kurusha wa wundi wagiye ku kazi, ko mu rugo imirimo yo mu rugo ntigirangira, ugira ngo urarangije ukabugiye gucleaninga mu cyumba cy'abana, uno munsi icyumba kimwe kikaba gisa neza, ejo ikindi kikaba gisa nabi, warangiza ibyumba saro ikaba isa nabi, saro yasa neza, igikoni kikaba kigukeneye, akazi ntikarangira. Niba ukora, niba uhitamo gukora, wajya ku kazi, wakora mu rugo, umenye uko wipanga. Abana niba mama bagufashije, ngewe inshuro zose njyana abana, akenshi majorite navuga ngo 90% iyo njyanye abana kwa nyirakuru cyangwa kwa mama mba mpari. Nukuvuga nanga stress, nanga gustress undi muntu agira stress ngewe nakagize. Yagize iziwe mu myaka ye, aravunika, n'imbaraga z'umubiri afite uyu munsi ntizingana n'izo ngewe mfite mutoya. Nubwo navunika, ariko iyo ari uwawe ntago byita kuvunika, n'ubuzima, kuko ubuzi ko bazakura, batangira bagufasha imirimo, bagufasha iyo bashoboye, uwo mubana gufashe kandi ushime. Nusanga hari ikitakozwe, wowe nk'umubyeyi ni wowe kireba, urebe uburyo bwiza cyakorwa, utavunishije abana, utavunishije wa muntu mubana, utavunishije ababyeyi. Sibyo? Imana ibaho umugisha, musobanukirwe inshingano zanyu nk'ababyeyi, kandi muzikore neza, utavunishije ababyeyi, utavunishije inshuti n'abavandimwe mubana cyangwa abaturanyi. Umukozi, niba ufite umukozi ashinzwe kureba umwana cyangwa ashinzwe kumesa ibigoma by'umwana, ibyo nibyo ashinzwe. Ntago ashinzwe umukozi ajya akangukira umwana mu ijoro. Iyo ni stress y'umubyeyi. Niba warumvise igise, niba warabyaye, niba ufite umwana ushinzwe, uri mu nshingano zawe, ni wowe ukwiriye kubyuka amajoro. Umwana niba yarutse, sinavuga ngo umwana ararutse ngiye kubyutsa umwana wanjye mukuru ngo aza korope. No, umwana ararutse, yes, ishiremo imbaraga, ukora isuku. Yes mama, yewe arabyutse. Yes, I love you. Umwana niba arutse mu ijoro, ukabona nyine bibaye byinshi, ishiremo imbaraga, ukora isuku. Ntabwo ujya kubyutsa umukozi ngo umukozi aze akorope, umukozi aze yoza umwana muri icyo gicuku. Icyo gicuku nibwira ko umubyeyi kameme urabyuka, ni inshingano zawe. Mu gitondo nushaka ubipakire hariya bazinduke bamesa, ariko ntubakangure mu bitotsi. Ukuntu umuntu akunda gusinzira, uba wumva kugukangura mu bitotsi bivunnye, ubundi mo ndakanguka kubanjye nkabikora gutyo. Ariko sinibaza ko nzajya mbyukira nabuzukuru, sinibaza ko nzajya mbyuka cyangwa undi mwana, cyangwa bitari mu nshingano zanjye. Sinibaza ko nabikora. So mumenye inshingano zanyu, muzikore neza nk'ababyeyi, muzikorane urukundo. Biravuna ariko birakwiye, sibyo? Necklace, are you happy? Yes, sibyo? Imana ibafashe cyane. Abapapa mwite ku bana, nubwo ari umwana mukuru ntimumuvunishe inshingano zitarize, nanazikora kubera ko wenda papa udashoboye kuzikora, mushimire, ntumuvunishe. Nawe akeneye care, nawe akeneye kwitabwaho, nubwo ari mukuru, nubwo atwara imodoka, nubwo asigarana abandi, ariko nawe akeneye kwitabwaho nk'umwana. Izo si inshingano ziwe kurera abana. Yabifasha, yasigarana abana, yateka, yagira gute, ariko ntumuvunishe ngo imirimo yose ayikore kandi yumve yatakaye, nkaho nawe atari umwana, mbese ari gukora inshingano z'umwana mukuru. Ni ibintu byinshi twavuga, ariko ibyo ni bikeye. Muyikuremo ibitekerezo byo kuvuga ngo aturanye na mama,
nturanye na mama, abana barajya kwa mama, abana baragira gute. Ubu urimo uravunisha umubyeyi. Mureke kuvunisha ababyeyi. Abana muvunisha ababyeyi, agufashe, mugenera agasalary niba ubishoboye, mugabanyiriza imirimo bishoboka. Iyo ushoboye gukora yikorera. Niba ujya ahantu bishoboka kujyana abana, batware, ntacyo bitwaye. Kuko ni inshingano zawe. Nawe wavuga ati yajyanye abana n'ibiki, niba ushoboye kubatwara batware. Gahunda zose ugize bishoboka ko wabatwara batware, keretse wumva udashoboye. N'uwo muntu ugufasha afite uwo mwanya akaba agufasha, ariko atawufite uripanga ukamenya gahunda zawe ugaprofita igihe ufite umwanya ukabikora.